Shalom. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Sinzi niba waba warigeze wibaza uburyo umuntu uremerewe umutima cyangwa se ufite ibimuvunnye mu mutima yaruhuka. Ariko uyu munsi nicyo nshaka ko tuganiraho. Ni gute umuntu urushye uremerewe umutima we uruhijwe n'ibibazo runaka cyangwa n'ibimuremereye, uwo muntu yaruhuka gute? Ubundi hari ibintu byinshi bituma umuntu aremererwa umutima. Ushobora kuremererwa n'ubuzima uri kunyuramo, ushobora kuremererwa n'ubwo wanyuzemo, ndetse ushobora no kuremererwa n'ibyo wakoze cyangwa mbese ibintu runaka byaba byagukoze ku mutima kubera ibyo wakoze, haba ibyaha, haba guhemuka, mbese ibintu bitandukanye. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma umutima w'umuntu uremera. Ariko Yesu yaravuze ngo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 n'uwa 29, yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. 29 ikavuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ndashaka ko dutekereza kuri aya magambo kandi tunayiga, tunayasesengura kugira ngo tumenye icyo Yesu yashakaga kubwira aba bantu. Urumva ko yabwiraga abantu nk'abo ngabo nari ndimo mvuga, abantu bafite ubuzima bubaremerewe, mu mitima yabo iremerewe, abantu bafite ibibazo mu mitima yabo, abantu baruhijwe n'ibyaha runaka. Uyu munsi hari ikintu Yesu ari kuvuga. Ibyo byose umuntu urushye ni uko hari umutwaro yikoreye, hari umutwaro runaka yikoreye mu buzima bwe. Niyo mpamvu Yesu aravuga ngo muzane uwo mutwaro, njyewe mufate uwanjye. Yesu kuza mu isi yaje afite intego yo gufata ibyaturemereraga akabyikorera, akabidutura, akabyikorera, hanyuma twe tukabohoka. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo uwo yabonye ko kubana n'Imana atari ikintu cyo kugundira, yisiga ubusa, yambara akamero k'umwana w'umuntu, kugira ngo jyewe nawe tubohoke, kugira ngo tubone umudendezo muri we. Uyu mwanya nashaka kukubwira ngo ibintu bikuremereye mu mutima, uburyo uremerewe ubwo ari bwo bwose, nta kintu Yesu atikoreye. Mu buzima akenshi ikiremerera abantu ni icyaha gishobora kuba kikuremereye, ibyaha runaka bishobora kuba biremereye ubuzima bwawe. Ariko Bibiliya iravuga ngo uwo utarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha kugira ngo muri we tubone gukiranuka kw'Imana. Ni ukuvuga ngo niba ari icyaha runaka kiremereye ubuzima bwawe, uwo mutwaro uwuzane, uwuture kuri Yesu Kristo, uwumuture, kuko we aravuga ngo umutwaro wanjye nturemereye, mu murongo wa 30 w'iki gice cya 11. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose wikoreye Yesu ashoboye kukigutura, akaguha amahoro mu mutima utigeze ubona. Hari ikintu agusaba rero, aragusaba ko uza aho ari ukamwegera, wamara kumwegera ukamwiha, ukamuha ubuzima bwawe, ukemera kuba umugaragu we, ukemera kumvira ibyo agutegeka, kandi ukemera kumwigiraho. Bibiliya iravuga ngo mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 21 ngo kandi ibyo ni byo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo
kugira ngo mugere ikirenge mu cye. Yesu aradusaba ko nyuma yo kuba abagaragu be no kwemera kumwumvira, dukwiye no kumwigiraho tugakora ubushake bwe. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 6 nanone aravuga ngo Bibiliya iravuga ngo kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda uko yagendaga. Mu yandi magambo, dukeneye kwigira kuri Yesu. Dukeneye ko ubuzima bwacu bugira icyerekezo, ariko kitari cyo twishakiye, ahubwo icyerekezo gishingiye ku cyo ijambo ry'Imana ridusaba gukora. Niba uremerewe, niba ufite uburyo umutima wawe uremerewe, hari ikintu kimwe ndi bugusabe, ni uko uza aho ari umwami Kristo, uza aho ari ukamwemerera kuba umwami wawe, ukamwemerera ko akuyobora, kandi ukemera kuba umwigiraho, kuko niwe wenyine ushobora kukwereka inzira ukwiye kunyuramo, niwe wenyine ushobora kumva amaganya yawe, niwe ushobora kumva ibikuremereye, niwe wenyine ushobora kumenya uko yakiza umutima wawe. Hari imitima myinshi yakomeretse bitewe n'ubuzima abantu bagiye banyuramo, hanyuma ushobora kubwira umuntu cyangwa se ushobora kunganyira jyewe, wabimbwira ahubwo nkarushaho kugukomeretsa. Ariko Yesu aravuga ngo wowe urushye uremerewe, ngwino wemere kunyigiraho, wemere kuba umugaragu wanjye, kandi ngo muzabona uburuhukiro. Nkunda rero icyo kintu kivamo, ni uwo musaruro uva mu kumwemerera kujya aho ari, ukamwemerera ko aba shobuja, ukaba umugaragu we, ukemera noneho kumwigiraho, havamo umusaruro mwiza cyane. Bibiliya iravuga muri uwo murongo wa 29 mu gice cya 11 cya Matayo ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Mu yandi magambo, nta kindi kintu dukeneye, ntabwo amafaranga ashobora kuguha uburuhukiro mu mutima wawe. Nta kintu na kimwe gishobora kuguha uburuhukiro usibye uyu muti Yesu yavuze ngo muze munsange, munyikoreze amaganya yanyu, mumpe bya bindi bibaremerera, njyewe umutwaro wanjye ntabwo uremereye. Mwemere kuba abagaragu banjye, kandi mwemere kunyigiraho, ngo kuko ndi umugwaneza. Niwe wumva amaganya y'abantu, niwe yumva ibibaremereye, kandi ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Rero uyu munsi, niba uremerewe, niba urushye, niba ufite ibikuremereye mu mutima wawe, ndakubwira ibi bintu bikurikira. Icya mbere ni uko uza kuri Yesu. Ngwino kuri Yesu, umwemerere abe umwami wawe, abe shobuja, wemere kuba umugaragu, wemere kuba imbata ye, wemere kuba ukora ibyo ashaka. Ntabwo bivunanye, ntabwo bigoranye, icyo agusaba gukora ntabwo kigoranye. Ni ukwemerera akayobora ubuzima bwawe, ugakora ibyo ashaka, ibimubabaza ukabireka, ukemera kugengwa n'umwuka we, ukemera kuyoborwa nawe n'ijambo rye. Icya gatatu, ukemera ko wigira kuri we, ukamwigiraho, akakubera umwarimu, akakubera umwigisha, hanyuma ukabona uburuhukiro mu mutima wawe. Numva ari icyo nashakaga kukubwira uyu munsi. Niba urushye uremerewe, wihangayika, niwe wenyine ushobora kukumva. Ni inshuti nziza itabura kuboneka. Bibiliya iravuga ngo ni inshuti itabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana yacu irahambaye, Imana yacu irakumva iyo uyitakiye, iyo uyegereye. Bibiliya iratubwira muri Yesaya ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe. Nkunda ukuntu hepfo havuga ngo ariko ngo abategereza Uwiteka ngo bazasubizwamo imbaraga. Ndashaka kukubwira ko icyo mbivugiye, ndashaka kuvuga ko kubana n'Imana no gusabana nayo niyo mahoro arenze ayandi yose ushobora gutekereza. Nibwo buzima ushobora kugira uticuza. Ngwino kuri Yesu uyu munsi, niwumva ijwi rye ntiwinangire umutima wawe.
ndakubwira ngo niwe mahoro y'abamwizera, niwe buzima bw'abamufite, niwe bugingo bw'abamwizeye, bw'abamuhaye ubuzima bwabo nyine, niwe bugingo bwacu. Rero uyu munsi niwumva ijwi rye ntiwinangire umutima wawe. Imana ibaho umugisha rero, kandi Imana igushoboze kubaho ubwo buzima navugaga, kumwemerera akayobora ubuzima bwawe ukaba imbata ye, kandi ukemera kumwigiraho, warangiza ukabona amahoro mu mutima wawe. Imana ibaho umugisha.